nta kibazo dufite, urabona nyine twese turi gutambuka muri karitsiye abagerageje kuba bagira umutima ukomeye, nta kibazo dufite. Biri no kuvugira hano nawe ndakeka uri kubyumva, mva n'ubu biracyavuga, nta kibazo twe dufite, tumeze neza, twizeye ingabo zacu hamwe n'Imana byose birashoboka, ariko intambara iragoma iwabo ntageragere iwacu. Ariko hano ni hafi na Goma ku buryo muvuga muti noneho M23 iri gusatira Goma? Sahi ubu tuvugana kuva hano ujya muri Kongo byafata nk'iminota 2 ugiye n'amaguru. Iminota 2 kuko ni hano inyuma y'amazu. Hano inyuma y'amazu iminota 2 niyo yaba myinshi mbese kuba bugezeyo. Kuko hano dore ikigo kiri hano. Hano kugera ku kigo wakoresha nk'umunota umwe. Ubwo nukuvanga handi iyo uri ku kigo ubureba igoma imbere yawe gutya. Ni byose uri kumva birimo biravugiramo hano gutya ahantu hawo zahinze ibirayi naho bita kuyarara ku borne 12 basi na ku borne Tereza ruho bita ku Rugogwe abo ndi kumva ku Rugogwe bwewana ni imvange cyane murabyumva namwe bwanyu. Mukaba mwemeza ko rero M23 noneho iri ku marembo ya Goma? Amarembo ya Goma uretse n'amarembo umva uretse n'amarembo sahi ubu tuvugana M23 yahageze simubyumva namwe. Nta kibazo ibi bintu ni hatari nyine ubu ngubu ewana nagatogo kamwe karenze kwemera. Nuko byahoze? Nuko byahoze kuva kare, nukuvuga ngo kuva kare ni gutya byahoze ewane. Ubu natwe ubwacu usibye ko tuba turi abantu twafunze nk'umutima tukagerageza kwihangana, naho ubundi turi abantu bafite umutima woroshye tuba twagiye kare cyane.